Umunsi w'ejo nibwo habayeho gusezera bwa nyuma ku murambo wa nyakwigendera Desire ni murumuna wa Mitsutsu ndetse no kumushyingura mu cyubahiro. Naho mu karere ka Gatsibo ku munsi w'ejo habaye igikorwa n'ubundi gisanzwe nk'icyari kimaze iminsi kigenda kiba hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda, aho hari igikorwa cyo kugenda hamenwa inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse hafungwa inganda zikora zimwe muri izi nzoga. Turagaruka kandi ku magambo yagiye avugwa n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri ndetse n'umuvugizi wa polisi ACP Rutikanga Boniface ubwo bagarukaga ku kijyanye n'inzoga ndetse n'ubusinzi, bavuga ko nubwo barimo baramena cyangwa se barimo barahagarika ibyuma ngo ndetse n'izi nzoga za rufuro nazo baraje bahagurukire abasinzi, abiyandarika, abambara ubusa ndetse n'abasambanyi ndetse n'abagenda bagaragaza imico mibi, bavuga yuko ibingibi bidakwiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaje rero nkuramburire amakuru nagiye nkusanya hirya no hino y'ibigenda bibera muri iki gihugu cyacu ndetse no hanze y'igihugu. Yes, turagarutse rero uyu munsi ni tariki 10 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. Nicaye muri studio za Ingunizo TV, ngewe nitwa Brown T. Reka inkuru yacu tuyihere Gatsibo mu murenge wa Kiziguro, ahamenwe inzoga nyinshi cyane zigiye zitandukanye zingana na litiro 42,787. Ahangaha ni muri uyu murenge wa Kiziguro. Ni inzoga zari zakusanyijwe mu mirenge igiye itandukanye yo mu karere ka Gatsibo uko ari 14. Aha rero harimo hagenda hamenwa inzoga zigiye zitandukanye, harimo izitwa uruvange, izitwa nyaruka tangawizi, n'izitwa African Gin, n'izitwa Kevanti, n'izitwa Kasesa Pure ndetse na Konyagi ndetse n'izindi nzoga zigiye zitandukanye bavugaga ko zitujuje ubuziranenge. Aha rero muri aka karere ka Gatsibo ndetse bavuze yuko ushinzwe cyangwa se vice mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu witwa Sekanyange Jean Ronari yasobanuye byinshi kuri rimenwa ry'inzoga, nkuko yagiye avuga yuko hari inganda n'ubundi zagiye zikora ibitujuje ibisabwa ndetse bagakora inzoga zigiye zitujuje ubuziranenge, nkuko tumaze iminsi tubibona hano mu mujyi wa Kigali ubwo bagiye bafunga inganda zigiye zikomeye, harimo uruganda rwitwa Ntihanabayo Samuel ari rwo Ingufu Gin ndetse n'inganda zigiye zitandukanye NBG ndetse n'izindi. Aha rero hakaba haragiye hamenwa inzoga zigiye zitandukanye bavuga yuko zagiye zangiza ubuzima bw'abantu, harimo izagiye zica abantu ndetse izagiye zibagira impumyi, abandi zikabatera indwara zigiye zitandukanye zo mu nda. Aha rero turavuga nko ku gikorwa cyagiye kibaho ndetse habaho n'ifungwa ry'izo nganda ndetse na ba nyirazo abazihagarariye cyangwa se abakozi bamwe na bamwe, harimo abashinzwe iterambere cyangwa se umusaruro w'uruganda, harimo n'abagiye bashinzwe ibintu bijyanye no kuvanga ama product akora izo nzoga. Mu minsi rero ishize n'ubundi reka tubigarukeho ubwo hagiye havugwa byinshi n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'umuvugizi wa polisi bagenda bavuga ku bijyanye nuko izi nzoga zagiye zikorwa ndetse n'ingaruka zagiye zitera. Ariko noneho uwitwa ACP Rutikanga Boniface umuvugizi wa polisi y'u Rwanda agenda agaruka ku kintu kijyanye n'imyitwarire mibi igenda iterwa n'ibi binyobwa cyangwa se n'izi nzoga, ndetse anavuga yuko nubwo izi nzoga zisigaye arizo bita za rufuro
harimo za Primus na Mitsingi ndetse na za Turbo n'izindi nzoga za Rufuro, avuga yuko nubwo baciye ibi byuma ariko n'ubundi bagiye guhagurukira ikintu kijyanye n'ubusinzi ndetse n'ubusambanyi ndetse no kwiyandarika, harimo kugenda abantu bambara ubusa ndetse n'indi mico igiye itandukanye itari myiza ndetse itabereye u Rwanda n'abanyarwanda. Yagiye agaruka kabisa iki kintu bagiye kucyitaho ndetse bagahana abantu bagenda babikora, cyane cyane ubwo yagarutse kuri bimwe mujya mubona ku mbuga nkoranyambaga, harimo ibyo bita kumansura, harimo ndetse n'ibi bintu bigiye bifitanye isano n'ubusambanyi ndetse n'ubusinzi bukabije, aho yagiye avuga ko bagiye kujya bahana abantu bagenda basindira mu ruhame ndetse n'abagenda bakora ibintu bidahwitse. Aha rero tukiri muri aka karere ka Gatsibo, n'ubundi ushinzwe iterambere ndetse n'ubukungu, uyu ni Vice Mayor wungirije, yagiye agaruka nanone kuri bimwe mu ngaruka zigenda ziterwa n'izi nzoga, harimo kugenda gukimbirana kw'imiryango cyangwa se kw'ingo, aho umugabo cyangwa se umugore bajya bakimbirana bitewe n'ubusinzi bw'izi nzoga, ndetse no mu baturage bo muri aka karere ndetse no muri uyu murenge bagiye bavuga ko izi nzoga rwose byari bikwiye ko bazimena ndetse bigiye kubaha agahenge, bitewe n'uko bamwe mu bazinywaga ngo zabagiraga abasazi, ugasanga hari bimwe mu bikorwa bibi, ari ibikorwa by'urugomo, ubujura, ubusambanyi ndetse n'urugomo, harimo abicaga abandi cyangwa se bakabakomeretsa bitewe n'ubundi n'ubusinzi cyangwa se n'inyobwa ry'izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Ku munsi w'ejo kandi nibwo habayeho gusezera bwa nyuma ndetse no gushyingura nyakwigendera Desire, uyu ni murumuna wa Mitsutsu, nibyo twabuze tubabwira mu makuru duheruka kubagezaho. Uyu nguyu akaba ari umusore kabisa wari umaze iminsi arwariye mu bitaro by'i Kanombe, ubwo yari amaze igihe n'ubundi avuye mu bitaro bya CHK, bavuga yuko yari amaze imyaka 2 arwaye. Ku munsi rero w'ejo bundi nibwo yaje kwitaba Imana, ndetse bitangazwa na mukuru we Mitsutsu cyangwa se Kazungu Emmanuel, wamenyekanye nk'umunyarwenya ndetse n'umukinnyi wa filime ukomeye cyane hano mu Rwanda. Umunsi w'ejo nibwo habayeho kujya gusezera umurambo bwa nyuma ndetse no gushyingura, ubwo kabisa hari yaherekejwe n'abantu benshi cyangwa se yari yatabawe n'abantu benshi, harimo abastari bagiye bakomeye, harimo cyane cyane abakinnyi ba filime nyarwanda ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye. Ni igikorwa rero cyaranzwe hari benshi bagiye bavuga ku bijyanye ndetse n'ubutwari ndetse bw'uyu Desire, ndetse bavuga ko uyu mwana rwose yari akiri mutoya ndetse akaba apfuye asa nkaho akinyutse. Ubu burwayi yarabumaranye igihe ndetse ariko ubwo ni ukuvuga ko ari Imana nyine iba yashatse kwitwarira uwayo. Uyu muhungu rero akaba yarababaje benshi ndetse mu marira mwagiye mubona yuko uyu Mitsutsu cyangwa se Kazungu Emmanuel yababajwe cyane, ndetse n'uyu murumuna we harimo ndetse n'abavandimwe n'imiryango n'abaturanyi. Murabona yuko ari ibintu bibabaje ndetse biteye agahinda. Mu magambo rero Mitsutsu yaje kugarukaho, yagiye avuga yuko akunda cyane murumuna we ndetse yamukundaga, kandi n'ubundi azakomeza kumukunda nk'uko yari yabyanditse kuri stati ye ya WhatsApp ku munsi uyu murumuna we yitabiragaho Imana. Ndetse yagiye ashimira cyane abantu bagiye bamuba hafi, abantu bagiye bamufasha bamuhumuriza, ndetse abantu bagiye bamusura ubwo yari arwaje murumuna we mu bitaro by'i Kanombe. Agaruka kandi ku bagiye bamutera inkunga kuva yatangira kurwaza murumuna we ndetse no kugeza ku munsi wo kumushyingura ubwo yari amaze kwitaba Imana. Ngayo rero amakuru twari dufite uyu munsi. Reka ngushimire wowe
wamaze gukanda subscribe by'umwihariko kuri channel yacu. Reka ngushimire nkubwire ngo uri umuntu w'ingenzi cyane. Nawe utarakanda subscribe, reka urebe munsi video ukande subscribe, ukande ku gapfunsi like, ndetse usharinge ibiganiro byacu. Inama, inyunganizi, ibitekerezo byanyu muri comment nabyo ni ingenzi kuri twebwe. Reka rero tubabwire ngo ibyacu nakagaruka, naho mukanya tubagezaho ayandi makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Njyewe ndi Brown T, izi ni Inguni Zose TV. Ciao ciao.